Intambara yo Kurucunshu cyangwa intambara y'izungura. Intambara y'izungura yabereye Kurucunshu. Intambara yo Kurucunshu niyo kudeta ya mbere yabereye mu Rwanda. Ese intambara y'izungura ni abahe bami bimye ingoma? Intambara yo Kurucunshu ni iki? Iyi ntambara yo Kurucunshu yaba yarabaye ryari kandi yabereye he? Kuki yitwa Kurucunshu? Ese yarangiye ryari? Ese ubu ni he ahahoze hitwa Kurucunshu? Ni ukubera iki se yitwa intambara y'izungura? Aho ugiye kubana nanjye niyo nkuru Karine. Iyi ni niyo nkuru media. Wibuka gukora subscribe, share, like na comment kugira ngo tujye twibanira nawe hano kuri niyo nkuru media. Nkanatekereza ko kandi umeze neza, wowe utameze neza ibihe birahinduka. Uyu munsi ushaka kubona byanze, ariko ejo cyangwa ejo bundi hamwe n'Imana hamwe no gusenga ibintu bikagenda neza. Intambara yo Kurucunshu bivuga ko yatewe n'ikosa ryakozwe n'umwami Kigeli wa kane Rwabugiri kubera ko ntago yubashye amabwirizwa ngenderwaho y'abiru b'ibwami. Amabwiriza y'abiru iyo atubahirizwaga yatezaga ibibazo ibwami no ku gihugu muri rusange. Umwami Kigeli wa kane Rwabugiri kutubaha amabwiriza y'abiru ngo niho havuye intambara yiswe yo Kurucunshu cyangwa se intambara yo Kurucunshu cyangwa se intambara y'izungura yabereye Kurucunshu. Umusozi wa Rucunshu wari he icyo gihe cy'ubwami ndetse ubu nahitwa nguki? Umusozi wa Rucunshu icyo gihe cya cyami wari ahitwaga comine Nyamabuye, perefegitura ya Gitarama. Ubu ni mu karere ka Muhanga mu ntara yamajyepfo. Amateka avuga ko intambara yo Kurucunshu yabaye mu mpera z'umwaka w'1896 kugeza mu 1897 mu kinyejana cya 19. Intandaro y'iyi ntambara yo Kurucunshu ni iyihe? Ngo Kigeli wa kane Rwabugiri ajya gutanga yimitse uwitwaga Rutarindwa utaragiraga nyina, ariko ahabwa mukase Nyiramibambwe wa kane Kanjogera. Iki kibazo abiru baje kukigaragariza Kigeli wa kane Rwabugiri imbere y'uko intambara yo Kurucunshu itangira. Ngo nuko bamubwiraga ko Kanjogera atazemera kuba nyina wa Rutarindwa kandi nawe yarabyaye umuhungu, uwo muhungu ari we Musinga. Amateka avuga ko Rwabugiri impamvu yafashe Kanjogera Nyiramibambwe akamuha Rutarindwa ngo nuko nyina we ari we Nyiraburunga yari yaratanze cyangwa se yari yarapfuye. Abiru bati Rwabugiri yakoze ikosa ryo guha Kanjogera ubugabekazi kuri Rutarindwa kandi yari asanzwe azi ko atamukundana mbere hose. Aho rero niho urwangano rukaze rwavuye. Ikindi kandi Kanjogera niwe mugabekazi wakomokaga mu bwoko bw'Abega bwavagamo abageni b'ibwami. Nyiraburunga we yavukaga mu bwoko bw'Abasinga. Umwami wese iyo yimikwaga yagombaga kugira umugabekazi. Abiru bategekaga ko iyo uhawe ubwami uri imfubyi wahabwagwa ukubera umubyeyi kugira ngo ugire nyina. Abega babonye ko umwami Rwabugiri akoze ikosa bahita bacura umugambi wo gukorera kudeta uyu mwami Rutarindwa. Nibwo hahiritswe uyu Rutarindwa yahiritswe bahita bimika uwitwa Musinga. Umugambi wacuzwe na Kanjogera na basaza bari bo Kabare na Ruhinankiko hamwe n'umuhungu wabo witwaga Rwidegemza. Intambara yo guhirika umwami Mibambwe Rutarindwa yatangiye bakuraho ibyegera bye n'abari bamushyigikiye, abari bashyigikiye ubwami bwe nk'abiru. Uru rugamba rwabereye Kurucunshu. Umugambi wa Kanjogera wari ugiye kumupfubana iyo adahita abona ingabo
z'abatanyagwa zari zivuye mu Budahe zaje zije gufasha kunesha iz'umwami ngo zifashe kunesha iz'umwami Rutarindwa. Kabare yarazwiho ubutwari ku rugamba mu gihe cy'ingabo za murumuna we Rwabugiri, byatumye izo ngabo zimwumva vuba, zanga kwiteranya nawe ngo hato zitikura amata mu kanwa. Intambara yo Kurucunshu yarangiye ite? Iyi ntambara yo Kurucunshu yarangiye Rutarindwa abonye ko asumbirijwe, niko gufata icyemezo gikomeye. Yafashe abo mu muryango we bose, umugore n'abana ndetse n'ibimenyetso ndangabwami byose, nuko bitwikira mu nzu bose barashya barakongoka, ntihagira n'igufa na rimwe risigara. Ikindi kandi intambara yarangiye Rutarindwa apfuye, nuko Kabare yimika mwishywa we Musinga, afata izina ry'ubwami ryitwa Yuhi. Nuko Kabare abwira rubanda ati Rutarindwa yari yarigize ikigomeke, yari yarihariye ingoma. Ariko kandi Musinga yari akiri muto, yabanje gutegekerwa na nyina Kanjogera na basaza bari bo Kabare na Ruhinankiko. Maze guhera ubwo Abega barategeka, barica barakiza, baragaba bararanyaga. Ububasha bw'ingoma ya Nyiginya bwegukanwa gutyo. Ni izihe ngaruka z'iyi ntambara yo Kurucunshu cyangwa se iyi ntambara y'izungura? Nuko ibwami havutse imitwe ibiri ishyamiranye, yaranzwe n'amazimwe ndetse n'ubutiriganya n'inzangano z'urunuka. Rucunshu habaye urugero rw'urwikekwe n'ubugome bugamije kwiharira ubutegetsi n'amaronko. Nyuma ya Rucunshu hakomeje gupfa abantu bazira ko bagifite ibisigisigi by'umwami Rutarindwa. Ibyo byose byashakaga gushimangira ubuhangange bwaberaga kurushanwa gukomeza ingoma ya Musinga ngo irusheho gushinga imizi muri rubanda. Urwangano hagati y'Abega n'Abanyiginya bangana urunuka, ndetse kandi urwangano hagati y'Abega n'Abakono nabo kandi banganaga urunuka. Wakoze gufata uyu mwanya wose maze ukabana natwe. Nje wumvaga ndi Niyonkuru Karine. Iyi ni Niyonkuru Media. Wibuka gukora subscribe, share, like na comment kugira ngo tujye dukomeza kwibanira nawe hano kuri Niyonkuru Media. Nje kandi icyo mpora mbifuriza, Imana ikomeze yagure kandi iyobore intambwe zanyu. Ariko kandi ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa inyunganizi, wabinyuza hano muri comment section.